Ese wari uzi ko hari ubwoko bw'indege buguruka mu kirere ku butumburuke bwo hejuru budakoresha moteri cyangwa se propela, bya bipanga byikaraga tumenyereye kuri kajugujugu? Wakwibaza uti ese ibi bintu birashoboka? Gliders ni ubwoko bw'indege buguruka ku butumburuke bwo hejuru ariko budakoresha moteri cyangwa se propela. Wasanga ari ubwa mbere wumvishije ubu bwoko cyangwa se ubonye kuri video. Ndakurarikira gukurikirana iyi video kugera ku mpera kuko uraza gusobanukirwa neza biruseho icyo Gliders ari cyo kandi n'uburyo ikora kugira ngo ibashe kuguruka idakoresheje moteri. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe kuri Indege News kandi nshimire n'uburyo mukomeje kuduha ibitekerezo. Nsaba nawe uri kureba iyi video aka kanya utarakora subscribe kugira ngo nawe ukore subscribe, ukande kuri iri jambo ritukura rya subscribe no kunzogera, ubundi ujye uba uwa mbere wo kubona video za Indege News. Gliders ni indege idasanzwe abantu benshi bakunze kwibazaho byinshi kandi bakumva bidashoboka, bakavuga se indege ishobora kuguruka mu kirere nta moteri ifite? Ni ukuvuga ngo Gliders ni ubwoko bw'indege bugira amababa maremare kandi ikaba iteye ku buryo ibiro byayo bikwirakwijwe kandi bisaranganyijwe mu mpande zose z'indege, bituma iyi ndege ibasha kuguruka mu kirere idakeneye imbaraga za moteri cyangwa se za propela. Ubusanzwe kugira ngo indege ibashe kuguruka mu kirere ikenera ingufu za moteri. Hakaba hari ubwoko bwinshi bw'amamoteri bitewe n'ubwoko bw'indege. Turebe nko ku ndege nini zitwara abantu n'ibintu, hari ubwoko bw'amamoteri twavugamo nka turbojet, turboprop, turbofan. Zikaba ari moteri zifite imbaraga nyinshi kugira ngo zibashe gutwara uburemere bw'amatoni y'indege. Hari na za moteri z'indege ntoya nk'izikoreshwa muri amphibian, ubwoko bw'indege butangaje twabonye muri video zacu zabanje. Niba utarayirebye link iri hejuru wabasha kuyireba. Amphibian hamwe n'izindi ndege ntoya zikoresha ubwoko bwa moteri bwa reciprocating zikoresha amapisto, ubwoko tumenyereye no mu modoka zisanzwe. Reka turebe ariko se ni iki gifasha Gliders kuguruka igihe kirekire mu kirere kandi idakoresha moteri? Gusa mbere y'uko tureba Gliders uburyo ibasha kumara igihe kirekire mu kirere, reka turebe indege isanzwe ikoresha moteri iri mu kirere, noneho ikaza kugira ikibazo cya moteri zose zikagira ibibazo zigapfa. Ni ukuvuga ngo iyo ndege muri rusange yahita imanuka ikagwa, ariko ntago ihita igwa ku kanya, ahubwo iragenda ikagira intera igendaho bitewe n'uburyo indege iteye, imiterere y'indege, amababa ndetse na biriya bice biri ku murizo, bituma indege igira ubushobozi bwo kuba yamara umwanya mu kirere kandi nta ngufu ziri gutuma igenda. Ibyo ngibyo rero, ubwo bushobozi bw'indege bwo kumara igihe runaka mu kirere itewe n'uburyo iteye, ibyo bifasha na Gliders kuba yamara umwanya munini mu kirere. Ariko Gliders ikaba ifite ikigereranyo kinini cyo kuguruka nta moteri ikoresheje ugereranyije n'izindi ndege. Ni ukuvuga ngo n'izindi ndege zikoresha moteri nazo zigira ikigereranyo cyo kuguruka idakoresheje moteri, ariko icyo kigereranyo kiri munsi y'icya Gliders. Ni ukuvuga ngo hari indege ushobora gusanga ifite icyo kigereranyo cya 7, cy'icumi, ariko Gliders ugasanga ifite ikigereranyo cya 48, cya 50. Naho ngaho rero bitandukanira. Ni ibiki rero bituma Gliders igira icyo kigereranyo kinini ugereranyije n'izindi ndege? Harimo amababa maremare kandi afite umubyimba mutoya, hakazamo kuba ibiro bya Gliders bisaranganyijwe ku buryo bwagenwe n'abahanga, bituma nyine byorohereza ubwo buryo bwo kuba yamara igihe kinini mu kirere. Kuvuga ngo Gliders igira ibiro biri hagati ya 400 ndetse na 600. Ibyo ngibyo biri mu bintu bituma Gliders igira bwa bushobozi bwo kumara igihe kinini mu kirere igenda
nta moteri ifite cyangwa se propela nk'uko twabibonye, kuko Gliders ntago igira moteri cyangwa se propela. Ndakeka aho tugeze ubu ngubu umaze gusobanukirwa neza n'icyo Gliders ari cyo. Twabonye ko ari ubwoko bw'indege buguruka budakoresha ariko moteri cyangwa se propela, ariko ushobora kuba ugifite ikibazo wibaza uti se ubundi igera ku butumburuke bwo hejuru gute niba idafite moteri cyangwa se propela? Kuvuga ngo hari uburyo bukoreshwa kugira ngo Gliders ibashe kugera ku butumburuke. Twavugamo nk'uburyo Gliders babanza kuyizirika ku yindi ndege, noneho ya ndege ikaguruka, ubwo ikurura Gliders, yagera ku butumburuke bwo hejuru igahita irekura Gliders ikabasha kwijyana ikaguruka ukwayo iri yonyine. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bukoreshwa naho bazirika nanone umugozi kuri Gliders, ariko Gliders iri ahantu iri nko ku kibuga kiri ku musozi ahantu ku butumburuke, bagakurura wa mugozi, ubundi bahita bayirekura igahita ifata ibicu nyine ikomeza ijya mu kirere ku butumburuke bwo hejuru. Ubwo nibwo buryo Gliders ibasha gufatamo ikirere. Icyo nabasha kubabwira rero kindi kuri Gliders ni uko Gliders ikoreshwa cyane cyane n'abantu bari muri siporo, bari bibereye muri siporo yo mu kirere. Harimo n'abayikoresha mu myiyereko, habaye nk'ibirori byo kurushanwa bakoresheje izo Gliders. Harimo n'amarushanwa ya Gliders, harimo n'abayikora mu buryo bwo kwishimisha. Yego, hari umupilote umwe wa Gliders bigeze baramubaza muri interview, baramubaza ati ese iyo utwara Gliders, izi ndege zitagira moteri, wumva nta bwoba ufite? Wumva itakwica nta kibazo? Arangije aravuga ati we akunda ubu bwoko bw'indege kuko ntago buhwanye n'ubu bwoko busanzwe bw'indege tumenyereye wenda bugira za moteri, ubwoko bw'indege nini, kuko ngo iyo habaye nka accident ziba zitandukanye. Yaravuze ati ngaho tekereza iyo ndege ifite moteri igenda ari uko itwaye na moteri, iyo moteri yayo igize ikibazo bigenda gute? Ati biba bibi cyane. Ati ngewe rero nkunda ubu bwoko bwa Gliders. Ubu bwoko bwa Gliders nabwo bukaba bukunda kugira amagisida cyane, bitewe n'uko hari nyine control zayo, nazo control yayo biba bigoranye. Hari igihe igenda ikagutura mu misozi, ikagutura mu mashyamba. Yego, akaba ari ibi ngibi rero twabasha kureba kuri Gliders. Hari igitekerezo ufite waduha, wagishyira muri comment. Reka nongere nsabe umuntu utarakora subscribe kugira ngo nawe adutere inkunga, subscribe. Mugire ibihe byiza.